dutangira filime kacu kuri kuno k'uyu munsi aho dutangiranye n'umukobwa uri hano ku muhanda arimo aririra, hanyuma inyuma ye harimo haturuka undi mugabo bigaragaye ko ari umugabo usabiriza cyangwa se akaba ari umusazi. Hanyuma uwo mugabo yashaka kurya ibyo umukobwa nawe yaryaga, hanyuma ukamwanya umugabo bigize gutya babishikuje umukobwa. Hanyuma umukobwa ati we urinde kuko ati ibyo ni ibiki urimo urakora. Hanyuma umugabo ati umbabarire madamu, umbabarire rwose ati nabonaga biryoshye nyine kandi ndashonje. Umukobwa ati ariko ntabwo bikora gutyo, ati wagashatse ubundi buryo ubikoramo. Umugabo ati none se mbigusubize. Umukobwa ati hoya, ati hoya bigumana, ati nibi ngibi bitwara ahubwo. Hanyuma umukobwa bagize gutya afatana bya bindi arimo arya nyine abihereje uwo mugabo uri aha ngaha. Hanyuma umugabo amaze kurya ahita amukorwa atangira ahita yikubita hasi gutyo. Hanyuma umukobwa ati we. Hanyuma ari nako atangira gutabaza nyine bigaragara ko ibyo yarahaye uwo mugabo nyine byari bimukoze cyangwa se byari bimugizeho ingaruka. Hanyuma umukobwa agira gutya atangira kumubyutsa. Hanyuma umugabo uri yanga kubyuka, umukobwa niko gufata amaboko nyine amushyira mu gatuza cyangwa se mu mutima ngo amushiture umutima. Hanyuma umukobwa akomeza gushitura umutima ariko biranga neza muri ko umukobwa akomeza gushitura umutima nyine. Hanyuma muri uko mwanya umukobwa nta kindi yagize nyine yaratekereje. Hanyuma uko mwanya abarahumirije. Hanyuma umukobwa agira gutya abashyize umunwa we ku munwa w'umugabo nyine ngo amuhe umwuka. Hanyuma muri uko mwanya umukobwa agikura umunwa ku munwa w'umugabo ahita akura impeta mu kanwa k'umugabo. Umugabo nawe ahita akanguka. Umukobwa ati ibi ni ibiki? Umugabo ati ese wambera umugore? Umugore ati cyangwa se umukobwa ati hoya, ati buye byose ni ibiki? Ati reka uri umusazi ariko. Umugabo ati tegereza gato umukobwa, tegereza gatoya. Umukobwa ati ntegereze ibiki ariko? Umukobwa ati koko kugusha ngiye negereze hano koko negereze. Ati ariko wirebye neza uri kwitegereza ukireba neza. Ati ariko ubundi iyi meta wayikuye he? Wayibye ndembwira umuntu waba wayibye iyi meta nayo. Hanyuma umugabo nyine barahagurutse muri uwo mwanya nyine. Umugabo nyine arimo propose uyu mukobwa nyine cyangwa musaba ko mubera umugore kwa mwanya nta kintu umugabo yagize gutya abahamagaje imodoka yari inyuma ifunze neza bigaragare ko ari kado cyangwa se ari impano yari yateguriwe umuntu runaka. Hanyuma umukobwa nawe uri kuyitegereza ya modoka nyine. Hanyuma iyo modoka ituturukamo undi mugabo. Hanyuma umugabo ati impano ya fiancé wa Mr Johnson. Umukobwa ati ngo wandi. Hanyuma umugabo agira gutya itakuramo ya ngofero yari yambaye cyangwa se cya kigofero gisa nabi. Hanyuma umukobwa ati ni yawe se? Ati urinde wa mugabo, ati mbwira. Umugabo ati ntukacire urubanza igitabo bitewe n'igifuniko cyacyo. Umukobwa ati ariko uyu ni imikino nyabaki? Ati izi ni prank nyabaki koko? Umugabo ati nyine ni agakino gato k'ubuguryi ariko wihangane nyine. Umukobwa ati kuko ni imikino ariko ntabwo byumvikana. Ati okay none ni imikino y'abakire nyine mukunda gukina. Ati rero nimba ari imikino y'abakire ngiye ntabwo nyikunze rwose. Ati iyo mikino yanyu y'abakire ntabwo nyikunze na gato. Umugabo ati ariko humura nta kibazo umukobwa. Umukobwa ati ngiye ntabwo ndi igikinisho bashyira mu mikino cyangwa bakinisha mu mikino. Umugabo ati umva mukobwa ntabwo ari umukino rwose. Ati habura ukwezi kumwe ngo nipfire, ubwo rero byari ngombwa ko nshaka umuntu tumarana nyine ku kwezi nyine. Umukobwa ati koko se? Umugabo ati nyine igihe nzaba napfuye cyangwa se igihe nzaba nagihari ndashaka ko imodoka zanjye uko ari 8 nyine n'inzu zanjye byose nyine uzabisigarana cyangwa se ndashaka umuntu uzabisigarana. Ati kandi ndatekereza bitaba ari igitekerezo kibi cyangwa se bitaba ari bibi ubaye ari wowe hari akaba ari bisigarana. Hanyuma umukobwa nyine nta kintu umugabo wese agira gutya muhereza impeta nyine aramupropose nyine ngo amubere umugore cyangwa se amushyingirwe muri uko kwezi kumwe nyine. Umugabo yari asigaje kubaho nyine dore ko nyine ngo yaragiye kwipfira nyine mu kwezi kumwe kuri imbere. Hanyuma nta kintu cyabaye umukobwa igize gutya nawe nyine arabyemera nyine ntabwo urabyumva nawe ntabwo ari kwanga iyo mitungo yose nyine amamodoka agera ku 8 ndetse n'izo nzu cyangwa se n'iyo nyubako. Hanyuma nta kintu cyabaye umugabo agize gutya agiye gusoma umukobwa aramubwira ati hoya ati gusomana ntabirimo. Ati wapi rwose? Umugabo ati okay, ati niba gusomana ntabirimo ntacyo bitwaye. Hanyuma wa mugabo wundi nawe bireberaga hano ku ruhande uka mwanya agira gutya ahita amuhereza urufunguzo cyangwa se kontaki y'imodoka. Hanyuma umukobwa nawe arifata nyine. Hanyuma umukobwa niko kwitegereza nyine impeta bari bamuhaye nyine ubona ko ari nawe bimutunguye nyine birimo biramusetsa. Hanyuma tugaruka hano kundi ruhande haciyeho ukwezi kumwe biratumaje kubona bibaye. Hanyuma wa mugabo nyine na wa mukobwa nyine bari barabanye nyine bigaragara ko nyine kwa kwezi kwari kurangiye nyine kwa kwezi bahaye no mugabo nyine. Hanyuma uyu mugabo wigize gutya agiye gusoma umukobwa ati harya gusomana ntabirimo harya? Umukobwa ati hoya rwose ati gusomana ntabirimo. Hanyuma umukobwa nyine bigaragara ko nyine nawe ukaba bigaragara nyine bisa nkaho yari yatangiye no gukunda uyu mugabo nawe nyine. Hanyuma
nta kindi cyabaye. Muri uko mwanya wese akumanga ku muryango, hanyuma muri uko mwanya umukobwa agiye gufungurira wari ukumanze ku muryango, hanyuma bigareye ko ari umugabo w'umuganga cyangwa se umudogiteri wari uje hano. Hanyuma umukobwa aramaze ati urinde wa mugabo? Umugabo ati ndi muganga, ati ni ngiye dogiteri wa Roy cyangwa se ndi dogiteri w'umugabo wawe, ati se nakwinjira? Umukobwa ati cyane rwose injira karibu. Hanyuma umugabo nyine yarinjiye gutyo, hanyuma wa mugabo nawe ati Charles inshuti yanjye, ati ni biki bikuzanye hano? Umugabo ati nje hano rero kukwifuriza isabukuru nziza Roy. Ati rwose. Umugabo ati ariko haciye amezi 6 yose nkoresheje anniversaire. Umugabo ati nyine guhera uyu munsi yaraba ari anniversaire yawe ya kabiri cyangwa se umunsi wawe w'amavuko wa kabiri. Umugabo ati urimo uravuga ibiki ko nabyumva ariko doctor cyangwa se muganga ati nyumva neza nyine Roy mubwire. Ati ni inkuru ndende ariko ngiye gusa mwicamo kabiri cyangwa se ngiye kuyivuga mu magambo makeya. Ati twagerageje gukomeza kuvangura amasuzuma twakoresheje, byagaragaye ko rwose uri muzima, nta kibazo na gito ufite, habayeho kwibeshya rwose. Ati uri muzima cyane, uri mutaraga, uri mubyeje. Umugabo ati oya, ati ntabwo bishoboka. Ati vanga wa mugabo, ati vanga rwose. Muganga ati nyumva neza rwose Roy, ati twarakomeje turasuzuma, twabikoze inshuro ebyiri rwose. Ati nta kibazo ufite rwose, ati uri muzima cyane rwose, ati nta burwayi uri fite rwose, ufite ubuzima. Ati rwose ufite amagara mazima. Ati ahubwo felicitation Roy. Bigaragara ko nyine umugabo nyine yaje gukira cyangwa se yari yarakize nyine ya minsi bari baramuhaye nyine yo gupfa, nyine Imana yari itaragera gutya ngo yanzure cyangwa se imushyireho iherezo ku buzima bwe. Hanyuma wa mukobwa uri ahangaha nawe nyine yise yikanga aturikira uri hasi yari afite. Hanyuma umugabo ati Kate ibintu byose bimeze neza koko? Hanyuma umukobwa nyine asaga nk'uguye mu kanwa ati ntabwo bishoboka. Ati ntabwo bishoboka. Ati umugabo ati se ibintu byose bimeze neza? Umukobwa ati oya, ati nta na kimwe kimeze neza rwose. Umukobwa abaza hano imbere ati ese ndi hano kubera kuri murapfa koko? Ati niyo mpamvu ndahangaha. Bigaragara ko umukobwa nyine yari yaranje kwikundira uyu mugabo cyangwa se arakunze umugabo. Ati nta yindi mpamvu koko ndahangaha. Umugabo ati cyane nyine rwose natekereje ko ariko bimeze, atari kuba ndi muzima muganga mbwiye yuko nta kibazo mfite. Ati ni byiza. Umugore ati cyangwa se umukobwa ati byiza kuri wowe ntabwo ari byiza kuri njyewe rwose. Ati ibyo ni ibyawe nyine. Ati maze hano kwezi nsukura neka nigira umugore wawe nyine, kumbe byose nyine byari ukugira ngo nyine upfe nyine ngo uzapfe muri ruhande. None ugiye kwita unyirukana hano kubera yuko nyine basanze ukiri muzima cyangwa se utagiye gupfa? Nyine icyo nshaka kuvuga, ndashaka kubwira nyine nigiraga umugore wawe ntegereje yuko ugiye gupfa. None ubwo udapfuye nyine cyangwa se utagiye gupfa nyine bisobanuye ko ugiye kwitaho unyirukana ahangaha. Hanyuma nyine bigaragara ko nyine umukobwa urangaye cyangwa se umugore yari yaratangiye gukunda umugabo urangaha. Umuganga agize gutya barisohokeye nyine, umukobwa aramenye ko nyine umugabo atagipfuye cyangwa se kwa kwezi gushize umugabo akaba adapfuye, akaba yaranakize nyine ubwo agiye kwita yirukanwe, bagiye kwita bamwirukana ahangaha. Hanyuma umukobwa yagize ati ngomba kugenda, ngomba kuva ahangaha. Umugabo ahita amufata akaboko ati witonze ariko. Ati byari bimeze neza kuno kwezi twari tumeranye neza. Ati twagize ibihe byiza rwose kuno kwezi gutambutse. Ati asa ahubwo. Umukobwa arahindukira gutyo. Umugabo ati nyumva neza rwose. Ati Kate mbabara rwose wumva. Ati twanyuranye muri byinshi, hari byinshi twari duhuriyeho rwose. Umukobwa ati oya, ati ntabwo ari ko bimeze. Hanyuma umugabo afata umukobwa ati nyumva neza Kate, kuno kwezi gushize rwose kwari kwiza rwose, twari tumeranye neza rwose. Ati twagiranye ibihe byiza sibyo? Ati sibyo Kate, twagiranye ibihe byiza rwose. Umukobwa ati yego, ariko nyine ubona ko umukobwa nyine babaye cyane nyine ndetse anahangayitse. Hanyuma umukobwa ati ibi byose ariko nigiraga umugore wawe, twabikoraga nyine nigize umugore wawe kandi ntabwo nari umugore wawe nyine. Ati ibi byose nihinduye nyine nigira umugore wawe. Ati birarangiye nyine, nkwiye kuvanga nkagenda rwose. Ati nishimiye nyine kuvugana nawe ariko ngomba kuvanga rwose. Ati umukobwa ati ndanakwanga. Ati ndakwanga cyane rwose. Ati ndakwanga. Ati ndagiye rwose mvaho rwose. Hanyuma umukobwa yise agira gutya arivumbura nyine ava ngaho. Umugabo ati nyumva ariko Kate, nyumva neza rwose ihangane. Hanyuma umugabo agira gutya abaje hano mu kabox karanga akuramo udushandiko tubiri tw'amafaranga. Hanyuma umugabo ati tegereza Kate, tegereza. Hanyuma yitahereza ya mafaranga wa mukobwa uranga. Ati aya mafaranga ni ayawe.
ati umukobwa ati ngo iki, umugabo ati yafata nyine rwose ati warayakoreye rwose kuno kwezi kose wigize umugore wanjye nyine warayakoreye n'ayawe. Nyuma umukobwa ati amafaranga, umugabo ati cyane rwose urayakwiye. Umukobwa ati urimo urama amafaranga kuko ati urimo urama amafaranga. Bigaragara ko nyine umukobwa icyo yishakiraga atari amafaranga cyangwa se atari ubutunzi bw'uyu mugabo. Hanyuma umukobwa ati okete nta kibazo, noneho umukobwa agira gutya barayabitse ati reka nyafate noneho ngende hari ikibazo. Umugabo ati niba ari byo ushaka nyine nta kibazo wagenda rwose nta kibazo. Hanyuma umugabo n'umukobwa nyine bakomeza kwitegerezanya gutyo. Umukobwa ati okay ati nta kibazo, noneho ahita akuramo ya mpeta umugabo yari yaramwambitse nyine. Hanyuma imuhereza mu kiganza aramuga ati gumana ibyawe rwose ati ndagiye noneho. Hanyuma muri uko mwanya umukobwa agiye kugenda, umugabo ati Kate tegereza ariko ati ntega amatwi nkubwire ariko Kate ati Kate rero ubwo ubonye amafaranga yawe nyine ndakeka noneho nta mwenda murimo cyangwa se nta deni murimo, amafaranga yawe wakoreye ndayaguhaye. Ati se noneho urabyumva gute, noneho wemeye kunkingirwa ku yindi nshuro? Ati noneho kuri iyi nshuro noneho tukabigira ibyanyabyo nyine, ntiwigire umugore wanjye cyangwa se ntiwigire nkaho uri umugore wanjye utari umugore wanjye. Umukobwa ati koko? Umugabo ati nyine wenjoyenze cyangwa se wishimiye kuho umugore wanjye ho gatoya, ati reka tubigira ibyanyabyo nyine hanyuma nyine umbere umugore byanyabyo. Umugore ati cyane rwose ati ndabyemeye. Hanyuma umugore n'umugabo nyine noneho bari bemeranyije gushyingirwa cyangwa se kuba umugore n'umugabo nyine byanyabyo. Umugore ati narabyishimiye rwose. Hanyuma muri aka mwanya bakiri kwinjoyinga cyangwa se bakiri kwishimira ibyo bihe byabo, hahise haturuka kagabo cyangwa se wa mugabo umwe wazaniye imodoka uyu mugabo. Hanyuma umugabo uranga bisa nkaho nyine guye mu kantu nyine cyangwa se atishimye. Umugabo ati wow ati congratulations buddy ati rwose urantsinze rwose. Umugabo ati iki ntabwo icyo gihe Tom, ati iki ntabwo icyo gihe rwose, ati ndakwinginze genda Tom ndakwinginze mbabara genda. Umukobwa ati uri kumwifuza felicitation y'ibiki ngo congratulations ngo mwarabetinze ngo ibiki n'ibiki. Umugabo ati ariko kuki mubihisha, kuki ubihisha, reka tubivuge neza. Umugabo ati uyu mugabo rero twarabetinze tuvuga ko urukundo amafaranga adashobora kugura urukundo, none arantsinze. Ati rwose agaragaje yuko amafaranga ashobora kugura urukundo. Umukobwa ati ntago mbyumva neza. Ati hanyuma se ibya muganga n'uburwayi bimeze biti? Umugabo ati bira byose byari imyereko nyine, byari umukino twateguye nyine, muganga nyine ni inshuti yacu twese nyine. Ati ahubwo rwose rero yakira igihumbi cyawe cy'amadolari rwose. Ati uratsinze rwose, ugaragaje ko amafaranga agaragaza yashobora kugura urukundo. Hanyuma umukobwa ati ati ese burya ari imikino, ati mbega imikino iciriritse kuri mwebwe. Bigaragara ko nyine uyu mugabo cyangwa se abagabo bombi ari batatu, uyu mugabo aba bombi n'uriya muganga nyine bari barateguye umukino nyine ngo kugira ngo bagaragaze ko ngo amafaranga ashobora kugura urukundo. Umugabo abwira umukobwa ati Kate rwose nyine byatangiye ari imikino twarabetinze ariko nyine byaje kurangira naragukunze. Umukobwa ati umva nta nubwo mwizeye ibintu byose wambwira, ati umva ati mwese muri abasaza ahubwo. Hanyuma umukobwa yise yivumbura nyine ava ngaho nyine nyuma yo kumenya yuko nyine abagabo bose nyine bamukize mu mikino yabo bari barateguye nyine. Hanyuma umukobwa igize gutya ahita amusubiza n'amafaranga. Bati ibi bifaranga byawe ntabyo nkeneye, ati n'imiti yawe ati ibi byose sigana ibyo byose kandi nawe singukeneye na rimwe mu buzima bwanjye. Umukobwa nyine yamenye ko ari imikino bombi bamukinnye nyine uko ari batatu nyine, muganga n'abo bagabo babiri nyine. Hanyuma nta kindi cyaba umukobwa agize gutya bavuye aho ngaho, ikigabo gisigara kivuga ati ariko noneho ibintu byose ndabyangije neza kabisa, ati bisa nkaho mbizambije burundu. Hanyuma ibyo byarabaye nyine tugaruka ku rundi ruhande. Hano baratwirika ku rundi ruhande wa mukobwa nyuma yo gutandukana n'uriya mugabo nyine ashwanye nabo, yarimo amanuka ngaho ari muri telefoni cyangwa se. Hanyuma ahita agongana n'undi mugabo hano ati nari muzaniye twa turyo twawe. Hanyuma ni wa mugabo nyine bari bongeye gukubitana, bari bongeye guhura nyine nyuma y'igihe kinini. Hanyuma umukobwa ati ariko uranshaka hirya, ati twashize icyumweru cyose urimo urankurikirana. Umugabo ati mva ariko Kate hangane rwose nawe, ati ndabizi ko nyine ibintu byose nabyangije nyine, nakubereye umuswa nyine igihe twakinaga iriya mikino. Ati ariko byemere rwose, ati kuri kwezi twamaranye nyine kumwe twagiranye ibihe byiza. Ati kandi akeka turi kumwe twaba tuberanye cyangwa se twakora couple nziza. Ati rwose ihangano uhandi mahirwe ya kabiri urukundo rwacu. Ati se urabyumva gute ngo sabye ko wama ndi mahirwe Kate?
please ndakwinginze. Umugabo nyine yaragarutse gusaba umukobwa cyangwa se yaragarutse kwinginga umukobwa nyine ngo bongere bagerageze by'urukundo rwabo nyine nyuma yuko bari barambanje kumukina imikino. Umukobwa ati nyuma nk'umugabo wanjye rero ugomba kumenya yuko ibyo biryo ntabikunda rwose. Umugabo ati okay nta kibazo none ibyo ngibyo ndaza kubikemura ndabyitaho. Hanyuma muri kamwe nyine nta kindi cyabaye nyine umukobwa n'umugabo hano bongeye guhuza cyangwa se bongeye gusubirana. Hanyuma bibere byishimo ngushimira cyane ko abanye natwe, gusa gukomeza kubana natwe no mu tundi dufilime. Ukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.